hano nkubwire nti I love you so much because I love you. Bwira jewe I love you so much because I love you. Bwira ngiye nta kibazo. Ntabwo nsobanukiwe ibintu bwira. I love you so much because I love you. Ngiye nta kibazo. Urashaka ko ngukunde byanyabyo urukundo rwa nyarwo. Ngiye nubwo nize nimugoroba. Because I love you. Bisobanuye ngo urukundo ndashaka ko ngukunda urukundo rwa nyarwo mu rukundo. Reka nyambire byibuze mbone ko yankunze nawe. We ntago ndi kumufata ku ngufu ariko yambwiye yuko agiye kunkunda nawe. Sibyo basi uragira ngo nzakora ikibeti. Ihangane rwose ngewe mbabarira unkundi. Ihangane Betty. Ndagukunda cyane. Ndagukunda cyane Betty n'izina ry'Imana. Wakuma nzagusoma hose nzaguhaga. Oya mbabarira uke kunkubita. Nese urabona ngiye koko nafite umubiri unyerera nk'wagahinja. Urabona ngiye nakeneye gukunda kuko byukuri. Betty ngenza kurinda bino bisambo. Ibabarira rwose ngenda mbabarira ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show bisanzwe ndabasuje mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ukundi reka nizere ko meze neza mwese aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye mwese ndabasuhuje reka nshimire by'umwihariko yo subscribe kandi comment ndetse ukakora share ku biganiro byacu ndabashimira cyane umunsi kuwundi uyu munsi rero turi kumwe na KAYUSI ndetse na Betty ngira ngo hashe h'iminsi bahuza ariko kuri iyi nshuro hari impamvu kandi nini kandi natunguranye muri kano kanya bagiye kuganira niyo mpamvu rero dutangiranye nagira ngo banze mbaye ikaze mu kiganiro kugira ngo dutangirane babanje no kubasuhuza Bakoze cyane neza ndaho ndashimye twakwakire mu kiganiro nanjye ndaho ndashimira Imana ndabizi ko mwarimo nkumbuye kandi ikindi murabona ko ndi kumwe n'umuntu kandi ikindi gusa neza anga na amavuta y'Imana n'umugisha n'iyi minsi ndi mu masengesho akazi cyane kugira ngo nyene impindurire ubuzima mba ndi kumwe n'umukobwa mwiza nk'uyu nguyu nyene w'icyuki tu barabizi kabisa yeje cyane ameze nk'umuntu ufite amafaranga yahinduye imyenda abantu bamaze iminsi bagusereza ngo ngugire umwenda umwe nko wabahinduye none se kugira umwenda umwe n'icyaha ahubwo bajye bananira n'inkunga wenda aba supporting niba babona wenda nk'inye ntabasha kugura imyenda impagije ariko nkwiye n'akakaruvate ntago biba biri ngombwa ko nahura na babandi bambara umwenda umwe bikarangira bawamba mu buryo bugaragara hanyuma rero wambwiye ko wifuza ko nazaza tukaganira ndetse na Betty turi kumwe ko hari icyo wifuza kugeza ku badukurikiye ndetse hari icyo wifuza kutubwira kikuri ku mutima ariko ngo wifuza kukivuga na Betty ahari navuze nti nta kibazo ubwo KAYUSI kuri iyi nshuro noneho ashaka kuvuga ikiri ku mutima wasanga noneho ari bizima atari bimwe byawe by'amapamba so reka nta nubwo twakwirirwa turya kure murabona ko ni iminsi ibintu byarahindutse byaranakazi sibyo ako nakubeshe ngiyewe bitewe n'ukuntu ngiye uyu mwari mubona Betty nubwo naguhamagaye ngo umpuze na Betty sibyo nuko ni narabonye ubushize ko mama we yashatse kunturanya nawe atifuzaga ko nabandi kumwe nawe cyangwa ngo mvugishe ariko bibaye ngombwa ko ngiyewe nkwiyambaza nyene tu nka Keza tuzi na Betty se hari kira bimeze bite nyine niyo nayo yewe naguhamagaye nkubwira ko Betty namukunze pe kandi naguhamagaye nkubwira ko Betty naramukurashinze bya danje urebye ukuntu ameze n'umubiri we utemba itoto yego mwami Imana nguko ushobora kubona Betty ari nyina maribori uja maribori mu ntege hirya no hino cyangwa inyuma urabona ko afite nakabiri kari size nyine nkanjye urebye turaberanye nico cyatumye nyine nguhamagara tu simbizi nimbo ariko ndabikubwiye nyene ngenda kubwiye oya ingwikise urukundo hari itigikuranira rukundo nta cyacu narimo oya nani oya nje ndiseriye kandi byo kubwira n'ukuri Betty se kumuteta nase Betty kuko urabona utari mwiza none se ibyo bintu byaje ryari jewe rimwe nararyamye numva Betty ndi mu nzozi ndamukurashinga bya hatari ndamukurura ganira ibintu biseriye kandi bihari ibyo nibyo wifuzaga kubwira Betty ibyo nibyo nifuza kubwira Betty none se gukunda ni icyaha sima uri sere cyangwa uri murakina nanjye nese urabona ngewe ntuzuye urabona ikibazo mfite
je Betty naramukunze pe nabonye ntari birye tunaberanye buriya so nakoze n'igikwe byaba ari sawa ako urabona se Betty hari undi muntu basa hano hanze reba ukuntu afite agakara keza kanyoroheje korohereye wakunzwe kabaye rero ya nawe byumve ntago ntakintu mfite cyo kuvuga munsubirize basi subiribi ako se murabona ntagira urukundo murabona ntare gasore keza kalifiti murabona ko nameze neza wikwitaka mani umuntu witaka abafite abamutaka iyo ari mwiza abantu barabyivugira nshaka kubaza ibyo bintu byakujemo ryari byo kuvuga ngo Betty urukundo byakujemo ryari wowe KAYUSI ko tuguzi ibyo bintu utabigira nta n'urukundo ugirira abagore cyane so nyene wewe ushobora kuba utabizi ko nta rukundo nagirira abagore ariko uko bitegeze ntago ariko biri cyane ko burya urukundo ntirugira ibara kandi urukundo yewe nta nubwo rugisha inama rujyaho rushaka sibyo hari benshi nyine bashaka gutungurwa nyine bakumva ko nta crashing mu baby nk'uyu ngo mukunde ariko ngiye naguhamagaye nifuza ko wamuza nawe noneho akagira icyo ntangariza kuko mu byifuzo byanjye nkumva ko n'umutima wanjye waruhuka nkamenya ko Betty turi kumwe mu buriri mu mashuka tukazajya duhura neza muri ushaka kunsebya aricyo cyakuzanya anga oye ntago nagusebya Betty ntago nagusebya kandi urabizi neza ko jewe ndi umwe mu basore beza pe banayoboye hano mu Rwanda ngira ngo urabibona neza wowe uyoboye he nese urabona je ntari umusore ufite akabiri gasesu wikwitaka ushaka kuri muri brag uza kunyiniraho mani uri muranyikira fishe yanyu cyangwa ukanyicira izina wowe ngo urashaka gukundana na Betty Betty wewe nta wundi Betty ndi kuvuga ni wowe akaye ko tukuzi twese urashaka ikimana unzi gute nyine ikibazo kiri he nabiyeretse gute ngaho rombwira ubwo urashaka nawe kunteranya na Betty kandi ubushize Betty aza kundeba mu rugo nyina sinzi wamubwiye yuko turi kumwe sibyo kuko ngiye ubutuvugana amajipo ntago nyambara pe urabona ko nsigaye nambara neza oya je namba ibu nambaye neza ntago nyambara za jipo zingutiya n'amasuru jipe na nyashi n'imisatsi urabona ko ntago nkicyambara za ntuze za shanga narazambaraga mbere nkambara nkambara n'isuve sibyo nkambara n'isutiye sibyo ariko rwose ntago nkibyambara nabaye umuntu muzima se je nukuvuga ngo nuko na mbere mwamfata guko ntari sibyo je nari muzima kandi n'ubu ngubu ndi muzima ntago nge ndi kukuyorobekaho kandi nawe sindi kukuyoberekaho ni kugira gusa ngo ngiye umfashe Betty akemura ikibazo kiri hagati yanjye nawe kuko ngewe naramukurashinze nawe umbabarire cyane mama ho Betty kuri keza ko mbizi ibyo wakoreye mama narabibonye mugani tugaruke ku icyo kintu ibyo bintu byibuke urabizi umubano ufitanye na mama we no ku mwana unyumvire none se reka nkubwire se Betty sibyo reka nkubwire se Betty uvugishije ukuri koko ibya mama wawe nanjye ubizanye ute mama wawe mfite uko nahuye nawe ariko nanjye mfite ukuntu nahuye nawe sibyo none se ushaka kumbwira ko mama wawe yagira icyo ahindura wenda uramutse unkunze cyangwa uramutse unyemereye gihe icyo nicyo nshaka kuko njyewe nibitari ibi ngibi nzabikora ku bwawe ndabikwizeza nta kintu navugana nawe banza iyo ngiyo gufatisha mama yo gukora banza ukemura ikibazo cyawe na mama urumva ikibazo mama we njye uranshaka nk'icyubundi hari ibyo gusaba nk'inshingano ugomba gukora n'ibiki nabimbwire mbirangize wenda niba ari ikibazo mfitanye na mama we ntago yabimbwiye neza umbyumva ariko ubu ngubu bibaye ngombwa ko mbyumva igihe cyose cyashize nibwo utabyumvishije neza kwitamusubirishijemo umva nkubwire rero Betty ntago nkiri muri bene babandi bakinisha abantu sibyo utazagira ngo ibibazo nagiranye na mama wawe sibyo niko nayo bizagenda hari n'uwakunumye umbabare ntago ushaka kunyanika nkuko wanitse mama ko nzagutuza mu magorofa ko nzagutuza mu nyanja ko nzakubakira etage oya mama wawe rwose mureke sibyo jewe nzakugeza abanzi batagira pe oya nzakugurira Bugatti ndizina ry'Imana oya mbabarira bindi bavuze ngo nukurya umwana na nyina ntago waje kurya umwana na nyina ahangaha umbabarire niba hari n'uwakundogeye akavuga ngo ukohereza kuri Betty umubwiye ngo subirana uburozi bwawe mbabarire Betty wenda nta ibyo ngibyo ni bisanzwe ariko ikibazo kigeze so nubango ngiye mama we twaje gufata umwanzuro nza cyamufasha n'uko bisanzwe mama we ntago abaga kuzi na Betty sibyo kandi ikindi Betty nawe arabizi kubwe jewe arabizi ko ndi umuntu ufite n'ubushobozi
kandi arabizi neza yuko nageza ku byifuzo bye nkanamunyura rwose nkanamuhaza pe sibyo burya ku bintu napfa na mama wawe nakunyura bihagije unyura bijyanye n'iki kutanyuze mama we kuri n'ibiki none se mama we uyu mpura na mama we Betty yarahari mama we se bundi nahuye gute ko mama we nari inshuti nawe bisanzwe kubyarana gute Kayo nimba icyo gihe twarabyaranye intanga zikayoba zikanjabuka zikaguruka zigasanga nize zirimo ziri tayari ngera ko ntabwo ushobora kuzana muri ibyo bintu by'ubugoryi bwawe ngo umwana ngo na nyina banza ujye gukiza stress zawe na mama uvugane ku by'umwana mumenye ngo ntabwo ngiye nshaka umwana nanone sibyo ntabwo ngiye ndashika kurya umwana muri make umbonyemo ibiryo cyangwa irindazi cyangwa ibishyimbo cyangwa umuceri ariko wanantunga nanjye nagutunga undi ufite iki uburyo umuntu wumva ko yanakwemera wenda yavuga ngo barya umwana na nyina mfite mu nda heza mfite amafaranga mfite urukundo mfite ubugwa neza mfite n'imitoma urebye ubushobozi burahari kandi burabizi ko abantu barabizi ese iwacu ntabwo benshi bagiye babona mama na papa ariko ufite iki ubu tuvugana je mfite V8 ubu tuvugana ese V8 ni ibintu bikaze urumva V8 yatunga umuntu itatunga umuntu w'umukene wizute se ko akabantu barasuzugura ubwo muri kunsuzugura ngo nuko na V8 nabona jewe ndagira ngo umwana nkunde umva reka nkubwire ntabwo kwita ibyo udafite cyangwa kuvuga ibyo udafite ntabwo byo bituma ukunda uhagaze umbwire ngo meze uku uko meze nyakiruko basi urankunda nimbikubwira ayishura nyine mbwira urambwiye nkugize ukuri basi uraza kunkunda nimbikubwira ejo tuzahure ejo kuna akabiri kawe kameze muze ukuntu mbona umeze neza tuzahure utangire wambara amajipo utangire wambara amaki nkuko tubizi oya ntago rwose ngiye nkwishemwe nta nubwo ngiye ndi kuyorebekaho jewe narehindutse ubu tuvugana ntago nyambara amakareso ntago nyambara amakareso warivugiye ngo uraterwa ukanatera uzajya ubyibuka byose wabyumvise kandi ko mbona ahubwo utangiye no kunsibira amayira nese ubwo ngubwo watangiye kunyuza mu ijisho ntago wanakumva n'ikibazo mfite muri akandi nakwemera reba iherena ku zuru ku matwi wagize ukambwe nzipfumuza ku zuru nipfumuza ku matwi nawe ubyambare se ubwo ngubwo umugabo n'indi umugore n'indi oya cyemeze neza pendi suma turabona yuko mfite n'agakofero keza urabona ko nambaye n'agashati keza naje nakwiteguye kukwira ngo keza amuze nawe jewe mfite ibyo shibisha nambaye ikabutura nambaye ipantaro kuko ngewe sinzi ni utabyemera kuko itandukanyirizo rya KAYUSI tuzi wa mbere na KAYUSI twicaranye kugira ngo umuntu abashe kumva KAYUSI nari kuvuga arakomeje ari sereye mu bintu cyangwa ari mu mikino duhitandukaniro ubu ngubu itandukaniro ryawe wicaye hano ndetse no wa KAYUSI wa kera tuzi itandukaniro naguha nuko ngewe uyu mwana nasa nk'umuntu wenda ngiye mweretse akantu k'urukundo sibyo hasa n'umuntu umutera Kayu udakora amabara ntabwo iryo ari cyo ryatandukaniye uri ihangane ngiye nkwereka urukundo nyarwo ubujama afite ikihe kibazo hano hanze nakora ikitandukaniro niki bari kukubaza ngo niki wahindutseho KAYUSI wa mbere n'ubu ngubu batandukaniye hehe nuko nakiri satani ayishwa satani se kari izina ni kandi ntago nyambara amakariso ntago nyambara stringi icyo naga cyo kibazo nta nubwo nyambara impeta ku gitsina rwose nabikuyemo narabitaye KAYUSI kwisobanura oya yarambwiye ngo mubwire nahindutse mbabwire ku rundi KAYUSI banyana jewe ngo uhita uvuga ngo kera nakoraga ibi byose ukabizonda ukabikora okay ngiye itandukanye ufite jewe akazi mwimisi sigaye nkora niba ari cyo nakumbaza nimba ari no gutereta ndabona ko byana kuja gutsinda bitangiye kungora ariko uri kumfatanya na nyoko nta mugaje nta nubwo nana gusa nyene ngewe sigaye nkora nge
je sigaye ndi mu masaye ubu ngubu KAYUSI ubyumve nk'ukuri sigaye ndi mu masaye ibyo nkubwira ni ukuri nayo mpamvu KAYUSI kuko ngiye sinzi ibyo kuvuga ngiye byanancanze umumbwire kuko KAYUSI nta kintu mfite cyo kumuvugisha none se Kayu tuvugishije ukuri kayumbabarira so umuntu nafata gutya niba ukuntu nafata mu mutobato oya biriya byari brage akasore katere kakarangura inkumi subizi se ibiki byari brage nubundi nubwo yambwiye ngo mfite iki habura icyo mubwira ariko bwari uburyo bwo kugira ngo yumve ko wenda shiduki amina urukundo ariko ndaho ngaho ndi KAYUSI musanzwe muzi ariko ubundi biriya byari brage reka tunayiveho shiduke umvaga ndi bugushidukire numvaga urahita uvuga ati ndahita nkuyambira naguhebiza kubajije ikibazo igisubizo byakunaniye sinzi impamvu nakubajije KAYUSI w'uyu munsi na Satani wavuze ko utakitwa Satani KAYUSI w'uyu munsi na Satani twari tuzi imbere abo ni abantu babiri turi kubona ko batandukanye umuntu ukurikiye iki kiganiro ndetse na Betty uri gusaba urukundo kugira ngo umuntu yizere ko KAYUSI atakiri Satani tuzi KAYUSI yahindutse nk'uko uri kubivuga ni igice cyatwemeza ko wahindutse iyo mvuze gutyo nkubaza nyine uko nyine wari umeze mbere n'ubu ngubu urabizi itandukaniro ririmo nyine muri make oya itandukaniro kandi mbigusubize neza itandukaniro ririmo nuko ubu ngubu ndi gushaka girlfriend kandi naramwifuje dore n'uyu nguyu namugusabye ngo muze nawe kandi ikindi nuko ntakiri wa wundi nyine muzi ntacyambara amajipo kandi ikindi ngewe ubu ngubu ngewe ndi gushaka n'ubukwe bw'umwana w'umukobwa mwiza nkereka abantu uko bamfitaga nuko narindi ntarikiri wa wundi ushaka gushaka umugore ugakora ubukwe washatse umugabo mugenzi wawe se kari bo tukumenyereyeho ngewe wabonye ari ngewe Imana yakoherejeho cyane bwa butubuzi bwawe bwo kuvuga ngo uratera ukanatera ngewe urashaka kumbyaza umwana wa kabiri w'ikinyendaro aya ntago ntenda z'ibinyendaro nawe uri kunsebya pe none se nago mama yamuhinduye ikigoryi mama we namuhinduye ikigoryi guse ko mama wawe ari umwana mwiza mama we bana namwubahaga urabona ko yanakumbyariye akabyara akana keza k'agakobwa nkawe ese Kayu isano y'umwana wawe mama we yabyaye mwabyaranye n'isano ushaka kugirana na Betty ushaka kwitwa Betty abashiri wawe kazabyarana mukabana none umwana mubyaye ubwo yabapfana ikintu wa mwana wa mama wa Betty so icyo byaba bipfana nuko byabari nk'ubuvandimwe je sinakubwira kuko sinzi amazina yabyo uburyo baba babyita n'abagore babiri ke n'abagore babiri nubwo ari abagore babiri jewe na ibyo izo mvugo nyandagazi ntago nshaka kuzumva kuko uzumvise ntago wanyemerera ko dukundana uyiya mwana wa mama nuwo nabyara baba bari abavandimwe ye baba we none se urabona ko none umusore mwiza kuko ngewe mama wawe yarashaje rega mama wawe arashaje ngira ngo Kayu reka nkubwire uyu murangwa mu bwonko banze ugende ujye gukemura ibibazo byawe nese uragira ngo mbikemure gute nyene muragira basi mbwira ikintu ushaka jewe uragira ngo nkore iki mbwira ikintu ushaka nkora jewe wasimvugame hano nkubwire nti I love you so much because I love you mbwira jewe kabivuzaga iki I love you so much because I love you mbwira ngiye nta kibazo ntabwo nsobanukiwe ibintu mbwira I love you so much because I love you ngiye nta kibazo urashaka ko ngukunde byanyabyo urukundo rwa nyarwo je nubwo nize nimugoroba because I love you bisobanuye ngo urukundo ndashaka ko ngukunda urukundo rwa nyarwo mu rukundo je nta kibazo erega nubwo nize nimugoroba nkigabiri ariko ubwenge bubiri ngiye mfite bwatuma no mukubwa mutsindira urabizi ko ari bubiri ni bubiri ntago burenga butatu ni bubiri bwatuma mutsindira kandi nawe arabizi rwose ubwo se ushatse kuvuga ese kuki wiyemera mani oya ntago ndi kwiyemera pe ntago nize sibyo arya nguvuze ngo I love you so much because I love you mu kinyarwanda ngo bisobanuye wabyemera ko ngukunda mu rukundo rwanya rw'urukundo ubwa mbere byumvisha burya bajya bavuga ngo iyo umuntu yakunze aranavugishwa rimwe na rimwe avuga n'indimi dis mon cœur de ma vie ce n'est vrai c'est pas possible ni ukuri pe ntago na kwirobeka ngo yemera
oya guhera ku kirenge kugera ku mutwe kayureka nkubwire n'igiswahili ndakijyaho n'ikilatini n'icyongereza nakivuga n'izina ry'Imana ndakivuga ku bwawe biri serious muri make yaravuze kuterwa ukanatera urumva ushaka kunjya muri ariko undi wundi kuvuga ntera n'uwuwe ariko bite hari uwo wabonye se ndi gutera turakuzi bro turakuzi ariko Betty ku rundi ruhande yego nyine Kayusi ntabwo umuntu yahita avuga ngo sinzi nyine kubera ukuntu abantu tuba tumenyereye biragoye ko umuntu yahita avuga ngo Kayusi nyine yahindutse nk'uko ariko bitubwira ko none Betty none umuntu arahinduka keza kuryange igikiye kuyombana na Kayusi je ntabwo nyambara amajipo je ntabwo nyambara amajipo ntabwo nyambara stringi nta nubwo nyambara amakareso nta nubwo nyambara isutiye nta nubwo nyipfumuye amaherena n'impeta ku gisina nayikuyeho ariko ndagira ngo byibuze wumve ukuri ku mutima wanjye wumve n'uburibwe bw'urukundo ngiye ngufitiye reka pe turi mwiza reba ukuntu uteye uri za size Bruce Melody yaririmbye n'ukuri kw'Imana afite agakara keza kanyoroheje sibyo hari jambo nigeze kubwira mama we azambabarira ariko nawe nzamusemba bazo umunsi umwe ngo asa n'inkoni iteka ariko yarabyumvise ndabizi ni nayo mpamvu muri ishuro hari byinshi namusabira mu babazi nanjye ndigikara cyakongeye mfitemo kametisi gatonya ikigaragara cyuriyemera niyo mpamvu nari bw'umuntu yakwiteza oya niyemera n'ikise ko nta kintu ngira egira byo kametisi mfitemo kutumetisi wabona ufite ubusatsi bwa ku mutwe turebe kuraba ingofero oya kuraba ingofero oya uyu munsi ngenda ndashaka kwereka abantu ko ngewe meze neza sibyo nabaye babala nabaye muzee kijana kabisa gentleman kabisa niyo mpamvu naje uyu munsi nakwiteguye urabona ko nambaye neza wimbya ngo wambaye neza ibyo nago bindeba genda ubanze ukemura ikibazo cya mama nawe cyura mwana ese Kayu wavuze ko mwanzuye iki hagati yako kuko twasoje ngiye nkubwira ntigenda uganire n'ura mubyeyi ubuzima bayeho urabuzi papa wawe nawe ntacyo yamumariye icyo ashaka no kumwambura umwana umenye ngo inshingano mfite nizi ntoya izo ufite igitse ubashije gukora naga gusaba ibirenze ubushobozi waba ufite ku mwana ku kwezi ukabujya umenya ngo umwana akeneye iki ukakitanga mwarabiganiriye niba mwarabiganiriye mwanzuye iki kugira ngo Betty nawe yumve niba ikibazo cyabona hagati ya mama we cyarakemutse Betty na mama we bose ni bamwe ariko jewe ikintu twanzuye hagati aho ngaho namusabye ko umwana yamumpa wenda nkamudohorera nkamuruhura umuruha afite kuko urabona ko abayeho nabi kayo mazina nanubuzi kwivuga ibigwira n'uzugutereta ndabizi Betty na mama we ni bamwe ushatse kuvuga iki mama wawe ikibazo cyo ntabwo yakisoruye neza ngira namubwiye mama we byibuze amumwana byibuze mujyane kwa mama murere sibyo myemerera ibihumbi 5 bya buri munsi kuzige mbimuhereza kandi rabizi ko n'akazi kabuze Betty na mama arabyanga ngo aragira ngo mfate ngo mama we ngo n'umwana we bose ngo mbajyane mu rugo ariko nibyo byo giye namubwiye yuko nta bishobora nta bushobozi bwabyo mfite birakubwiye ngo umushiriza waje pampa y'umwana ugiyohereza cyangwa uyigure nta mafaranga yakwatse yo kumutunga yarakubwiye ati ese Betty kuyikunde bubundi urandeba gute mugomba kukontrola nyine ese nuri mwese urabona ngiye ninere urabona ngiye nisuri urabona ngiye ninyariye ntabwo ngomba kubikora se oya windeba cyane ntabwo ikibazo ari kukubwira ndi kukubaza wowe nk'umugabo kwanza nabwo nkubaza ngo icyo mwaganiriye uzafata ubuhe banza ufata umwanzuro ku buzima bw'umwana mwabyaranye urugero niba ufite akazi kaguhemba ibihumbi 50 ku kwezi uvuga uti ibihumbi 10 bizajya bijya kuri uriya mwana niba ufite akazi ka 300 uvuga uti ibihumbi 100 bizajya bijya kuri uriya mwana izo ngizo ni inshingano zawe uriya mama ashaka kumufasha ntago ari byinshi nta mafaranga menshi agusabye ariko byibura ku burere bw'umwana ugira inshingano ntoya umufasha nibyo ndi kukubaza wowe nk'umugabo urabitekerezaho iki kugira ngo ujye gutereta umukobwa we banza ukemura ikibazo cyawe na mama we hanyuma uzuvuga uti nabaye umugabo inshingano narazemeye ndatereta aho icyo kibazo waragikemuye cyangwa se urateganya kugikemuraho iki so nuvango nubwo yagiye tudafashe umwanzuro ngewe kuri bya bihumbi 5 namwemereye byo kumufashiriza hari nzongeraho ibindi bihumbi 5 nta kibazo abihumbi 10 niba wenda adashaka ko umwana ngo ngende murereshe mu rugo kuko ngiye sinamushobora rwose urabizi ibintu navuze namukorera numvaga nshaka kumutoza ibyiza ariko ngiye umwana nzajya amufashiriza hari na nyina amufashiriza hari ariko Betty tubane dushingiranwe tubane tukore n'ubukwe ndagusezeranye ko nazaguca inyuma yewe ntago nzagusebya mu buriri nzagushimisha uko bishaka ntago icyo ngicyo kibazo ntago bifite ibyawe uzana
ntago sinipaka mu buriri ntago wasiguta havu oya burya bajya bavuga ngo nanone umugabo utageza ku byifuzo by'umugore nanone ngo agere hahandi nawe uzi ntago biba ari sawa ariko mba ngomba kumubwira yuko ngiye nshoboye ndi normal atazibwira ngo ndi muri bene babandi bapfubya abagore cyangwa bababesha ngiye ndashoboye nshatse kubwira ko ndi umugabo ushobotse kandi unashoboye ni ukuri kw'Imana ngiye ikibazo cya mama wawe ndumva jewe tutakwirirwa tugitindaho bya bihumbi 10 yansabaga nemeye kuzijya mbimuha nta kibazo mufashiriza hari wenda muha amahoro niba atanyizera ngo amu mwana dore ko yavuze ngo namujyana mu batinganye kandi rwose ngewe oya ntago twasinyanye ariko yarabyemeye twabyemeranijweho umunwa n'ururimi n'inyama yigenga ushaka kuba uri kubivugira ahangaha utarabyemeye unatubeshya oye ngenda gusezeranya ko mvuga ukuri do onododiye sabura karaye ambona kashi ndarahiye bye bivuze urwo rurimi n'uruhe ni ikiratini kubera ko urukundo rurimo kundwaza mu mutima ariko nizeye ko hari urabimfashamo kandi nacyo kintu cyatumye nifuza guhana nawe nkasaba keza ko yamuza nawe abavuga ngo ngiye ngo ndya nyina n'umwana babyihorere kuko ntawe ubizi ko nahuye nawe kandi nta muntu uzanshingira kire ku muntu uzaba wanshigiye avuga uti wow KAYUSI ndabona yahindutse atangiye no kwifuza umwana w'umukobwa ahari reka tumufasha kore n'ubukwe nzanabukora nta kibazo KAYUSI niba atari umuntu wamuntumye cyangwa atari ikigeragezo kuri ngewe gute yifuza kuba yaza kumbwira ngo ngewe nawe dukundane abizi neza ko yabyaje mama uri keza beti uri keza no kuri kw'Imana nashaka kubyaza oya ariko wowe isi kambona simbizi nimba intanga zanjye zikora ariko binabaye ngo umwana akubyaza umwana nkamwiririra nta kibazo ni ukuri ni ndabe ura mwana wabyaranye na mama mubyeyi muzihe nanga baraziguteye ngo zaragiye ngo ziribika ngo haza umugabo ibintu yavuze kuno ngo zaragiye zibika mu nguni ngo haza undi mugabo ngakubitamo izindi ngo zazo nize zivanga n'izundi mugabo aba mwami Imana we oya bibaho ko intanga ziyoba zikivanga n'izindi bakakwitirira umwana rwose atari n'uwawe pe uri muragira ngo tuzabane none utanabyara oya kubera Imana byashoboka nese nge nakubye ko nabyara ngenda byara rwose uriya mwana wakwanga umwana koko abana bose nge nabanje ndakubwiye ngo uriya mwana urabyemera ko ari uwawe cyane ubyemera ke nkunda abana uriya mwana n'ubu tuvugana ngewe nuko yanze kumuma nahita mujyana ndakubwiye ngo nuwawe cyase uwawe yego cyangwa hoye ntago uzi gusubiza umwana se yareka kuba umwana w'umuntu gute se nimba umwana ndumva wakwanga umwana KAYUSI ntago azi gusubiza aramwihakanye oya umwana ni umuryango kandi umwana ni uwanjye oya ntago ndi kumwanga umwana ndamukunda sibyo kandi ntago nge nanze umwana nakubajije ngo uriya mwana urabyemera ko ari uwawe ari amaraso yawe cyane ntago ubyemera we na mama mwese muri bamwe ariko mbabarire wihanganire uko nteye ariko haguruka ugende oya buretse haguruka ugende imbere none se reka nkubwire uriya mwana je ndamwemera sibyo se ndamwemera nubwo namuteye mu ntanga z'impanuka ariko nge ndamwemera none se naguhakaniye genda mwemera nta kibazo yivuze ngo Betty na nyina ni bamwe ushatse kuvuga yego namaraso amwe kuko yarimo kumira ngo wewe n'umwana uremera ko amaraso yawe ariko nawe nyina n'amaraso yabo ni nayo mpamvu ngewe nubwo mpamvu nge nkusubiza ibintu bitajyanye ngo nibyo mumbajije ariko nge mba ndi tayari nubwo wabiye ngo ndajigisha ngo nyiyorobeka ikije nagwa kisubije haguruka witahire nta rukundo nguhaye ntuzonye no kumenya oya byihorere garukiraho ngaho ndabajije umwana arabyemera karamba ari kuvuga ko we ngo intanga zarayebye ngo ntabizi niba byara nimba cyanyira umwana ntago ari uwawe kandi nkubwira yuko akubwira ngo uriya mwana uremera ko ari amaraso yawe ari uwawe cyangwa se uwawe none sinamwemeye atari uwanjye ntago wamwemeye kayo ngaho mugira muzane muhamagara nushaka no mubwisha ngenda kubaza nuwawe cyangwa se uwawe yego ntago wakana umwana nuwanjye ndamukunda ndavuze ngo vuga yego cyangwa hoye umwana nuwanjye nuwawe
none se ari cyakirimo kwanga umwana rwose ngiye nta kibazo n'undi mwana wese n'uwanjye kandi nawe wambira umwana wawe rero ugenda wanzifasha uriya mwana kandi nabyemeye yaranabyemeye nawe mama nambira ko yabyemeye yabyemeye nzabanza ngukontrole ndebe ko utakiri beti kuri akana keza wambare ko mbona ufite n'amaribori ko mbona ufite amaribori si yabonye hari uburyo abantu batereta ndabona wowe uracyari basi reka nkwereke kugira ngo byorohe reka nkubwire kugira ngo byorohe sibyo wenda ashobora kunsaba ibimenyetso bihagije ntabyo mfite muri akanya kizanyura nari urano kuruzimeze dere KAYUSI no ngo ni insitari verine kunza wana hano rivuri namwe dukurikiye rwose yarabivuye mu mungu ntago ari verine ntago ari verine rwose kiragiye ngewe ntandukanye n'uwo wari uzi rwose KAYUSI rero nago tuguca intege mu rugendo urimo mbere na mbere felicitation ko wahindutse utakiri satani uri KAYUSI ni nabyiza umuntu akurebye nyine uko ugaragara inyuma arabona ko hari impinduka kandi urabona ko nambaye neza ariko kuko nta muntu uri mu mutima wundi uko tuzatukubona nyine nibyo bizajya bitanga impinduka ndetse na Betty nabone ko wahindutse bigaragara hanyuma gira ikintu ubwira Betty nawe niba hari icyo wumva wamubwira hanyuma ngiye ikintu nabwira Betty muri aka kanya namuririmbira akarimbo k'urukundo kugira ngo abone ko mukunda kandi ikindi nakora ndi mu mukurashinge mbimugaragariza amarangamutima yanjye yose nk'umuntu nyene nirotereyeho mu iminsi nyene numva nyene andi mu maraso numva ari kuntemba mu mitsi Betty it's so beautiful it's so beautiful ndabizi ko na wundi nkawe marafiki zangu watuona wanafurahi wewe Betty I love you so much I love you so much ndagusezeranya ko ari wewe w'impinduka Betty I love you Betty I need you Betty I love you so much Betty mu buriri bwanjye nzagushimisha nza kunoza we Betty uri mwiza usa n'amaribori Betty we Betty reka nkubwire iyi ndirimbo njya mu bwonko nagiri kurushimisha reka nkubwire sibyo reka nkubwire Betty let's nkubwire Betty umva kuri kurimba ariko Betty we nakunda Betty we love you Betty reka nkubwire sibyo nzagushimisha mu buriri bwanjye ikintu ngiye nabwira Betty muri akanya ntawe uzamundutira nta n'uzamunsimbuza sibyo nzamurutisha bano banzi birirwa babashukashuka yewe ndabizi neza yuko twakunda sisuvuze ko twakundanye tumaze nkuririmbe nese ko nambye ngo twakundanye nese uri kunshuka Betty no kuririkeza pe ufite kanyenya ufite mu kanwa heza ufite mutuye indirimbo reka nanjye mugatuza heza we tonde nanjye ngubwire ntago yaguye nicyo nagukundiye turahagaze ngaho uririmba twumva ngiye kurimbira kandi kamushimishe kakugire mbira ndikukumva kakugere kundi mu mutima yego rwose twagiye ndakwanga nawe nushaka unyange I hate yende muri antuye Betty reka nkubwire je bitara ibyo ngibyo uzabona niyahuye kubera urukundo nyina gukunze genda ahubwo ndabyimana cyo nakubwira ihangane byibuze unyambire byibuze reka nyambire byibuze mbone ko yankunze nawe we ntago ndi kumufata ku ngufu ariko yambwiye yuko agiye kunkunda nawe sibyo basi uragiye nzakora iki Betty ihangane rwose ngewe mbabarira unkundi ihangane Betty ndagukunda cyane ndagukunda cyane Betty n'izina ry'Imana wakuma nzagusoma bose nzaguhaga oya mbabarira uke kunkubita nese urabona ngiye koko nafite umubiri unyerera nk'wagahinja urabona ngiye nakeneye kugukunda kuko byukuri Betty ngiye nzakurinda bino bisambo babarira rwose ngenda mbabarira ndakwinginze jewe nzakugurira impeta sibyo nzakwambika zahabu ku maguru no ku maboko nawe nushaka kunyange nzaguhatira irange nziza ndeka nkubaze uruzuye urukundo ni twasoje ikiganiro kabyara kuko ndabona ibintu aho utangiye kubigeza byageze ku rundi rwego n'abantu mwe KAYUSI yakunze Betty yabibabwiye ndashaka ko mujye muri comment KAYUSI muramuzi twese turamuzi ese ibintu uko tumureba inyuma ni nako imbere ameze ese nari kuvuga nibyo koko Betty
yabyumva. Ese mwe murabona yarahindutse koko cyangwa ni bya bindi bye ufite mu gatuza heza disi reka dusoreze hano